Iherezo ry'imyitozo ifungura icyumweru gishya Rayon Sports iri kwiteguramo umunsi wa kane wa shampiyona bw'izaba ikina n'ikipe ya Gasogi. Ni imyitozo yagenze ite Kapiteni Muhire Kevin? Ni imyitozo twatangiye neza, tunesoje neza, imyitozo imeze neza, umwuka ni mwiza muri ekipe. Bavuga ko buri mukinnyi wese azi agaciro ka match dufite muri weekend. So tumaze match ebyiri twitwara neza, so tuzi agaciro ka match dufite muri weekend kandi tugomba kwitwara neza. Ni Rayon Sports iri kwitegura uyu mukino ariko inafite amakuru menshi. Umuyobozi wayoboraga ikipe ya Rayon Sports wari umaze imyaka hafi ine ayobora ikipe ya Rayon Sports ntagihari. Ibi ntabwo biri kubakoma mu nkokora ku bijyanye n'imyiteguro y'umukino ikipe ya Rayon Sports ifite muri weekend. Perezida yaragiye ko yaragiye bivuze ko ikipe yasenyutse, ikipe irahari, ikipe izahoraho kuko nta muntu uhora muri ekipe, ari igihe kigera ikipe bakavamo kandi bakaza. So perezida yaragiye nibyo ariko twe tumeze neza muri ekipe kandi ikipe mu gihe cyose Rayon Sports iratanga amakuru iba yishe byinshi nyuma kuko ni naho umusaruro uturuka kenshi. Kuko ubwanjye perezida yagiye kubera uburwayi, tumwifuriza gukira vuba, ariko twe twasigaye tugiye guhatana kugira ngo byibuze match ya Gasogi tuyumuture. Ariko se ubundi bwo mwabyakiriye mute mukimara kubona itangazo nka ririya? Wowe ku bwawe ni umuntu musanzwe muvugana muganira bya buri munsi, wari warabimenye mbere cyangwa nawe wabibonye mu itangazo nkatwe twese? Nabibonye mu itangazo nkamwe mwese kuko tumaze igihe tutavugana, ariko bakora ibintu byatubabaje kuko yari umuyobozi wacu kandi umuyobozi avagiye cyangwa ikibazo nyine ingabo asize zirababara. So twarababaye ko ntibyaduciye intege, abari bazakomeza kandi tugomba kugaragaza ko turi abagabo kugira ngo byibuze abakunzi ba Rayon Sports bagaruke kuri stade ari benshi kandi turanabatumiye baza ari benshi. Araba ko match ya Gasogi ariyo match izatuma twiyunga nabo. Izatuma mwiyunga nabo. Ariko na 2-6 ikipe ya Rayon Sports biri ku mwanya wa 11 nubwo igifite umukino w'ikirane igomba kuzakina ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10. 2-6 yo nta kintu ari kubahungabanya. Ni ibintu bibaho muri football, aryo utangira neza ugasoza nabi, ugatangira nabi ugasoza neza. Sangwa ko ubwanjye biri muri part of football, ibintu bibaho busanzwe. So igikuru kudacika intege ukomeza ugahangana kugeza ku mwuka wa nyuma. So kubanya avuga ko twaratangiye nabi bivuze ko twabuze igikombe cyangwa twataye umurongo muzima. So ko ubwo motivation twabonye kugira ngo dutegure match ziri imbere, twagize n'igihe cyo kwitegura bite na nationale. So ko ubwanjye ko abakunzi ba Rayon Sports batwitege kandi ibyishimo bigiye kugaruka muri Rayon Sports n'umwuka mwiza. Ariko se message y'iki cyumweru cyose gitegura umukino wa Gasogi ugenera abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports, hari aho bagiye ugakomozaho gato ariko kamera ni yawe, ganira n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports ubaho ubutumwa bwawe muri iki cyumweru cyose gitegura umukino wa Gasogi. Nibaze mu nzu bari benshi dukorana imyitozo barebe nko uri muri ekipe kuko turabizi ntago bishimye aho bari, ariko intego yacu ni ukuba ibyishimo guhera kuri match ya Gasogi n'izindi ziri imbere. Base tube turi kumwe, turi gukora abakunzi ba Rayon Sports atarafana ba Rayon Sports kuko kintu abakunzi ba Rayon Sports kwa duze batujye inyuma badusupportinga mu bihe bibi no mu bihe byiza, ariko navuga ko ibihe bibi byarangiye kuko tugiye guhatana kandi ndabizeza ko bazishima. Base dore kuri Gasogi na perezida wabo ko perezida barimo aratangaza byinshi n'abanyura twise ko turi abagore babo, aho turabireka ko turi abagabo ko turi ekipe nkuru waraye ari ekipe ntoya, kandi muri kibuga bizagaragara ko turi ekipe nkuru kubarusha. Murakoze cyane Kapiteni.